Yewe mwana wa Adamu uri ugihumeka ese ntiwashimira Imana ikugejeje aya magingo. Yewe mwana wa Adamu uri ugihumeka ese ntiwashimira Imana ikugejeje aya magingo. Yewe mwana wa Adamu uri ugihumeka ese ntiwashimira Imana ikugejeje aya magingo. Abasore beza bitondaga babandi beza b'imigenda abo waruzi nawe utamenye bagiye ureba umugenda. Abasore beza bitondaga babandi beza bafite imbaraga abo waruzi nawe utamenye bagiye ureba umugenda. Babasore uzi bitondaga babandi beza b'imigenda abo waruzi nawe utamenye bagiye ureba umugenda. Ayi niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya karubu ntuwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. Niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho menya karubu ntuwagiriwe ngaho nawe ujye ushima uwo mwami. Wakozi bibi mugenzi bibabaza umuremyi wawe nyamara aracyakurinze kuko agufitiye umugambi. Wakozi bibi mugenzi byababaje umuremyi wawe ariko aracyakurinze kuko agufitiye umugambi. Abakobwa beza bitondaga bamwe barinze ubwari bwabo abo waruzi nabo utamenye bagiye ureba umugenda. Babari beza bitondaga bamwe barinze ubwari bwabo abo wamenye nabo utamenye bagiye ureba umugenda. Babakobwa beza bipfura babandi barinze ubuhamya bwabo abo wamenye nabo utamenye bagiye ureba umugenda. Ayi iki watanze mwana wa Adamu we cyatumye urindwa bigezaho menya karubu ntuwagiriwe maze nawe ujye ushima uwo mwami. Iki watanze mwana wa Adamu we cyatumye urindwa bigezaho menya karubu ntuwagiriwe
watanze ngo turame n'ababuza ayo mahirwe burya nabo si kubwabo kuko ntawanga kuramuka ntacyo watanze ngo uburiho na bamwe babuza ayo mahirwe burya nabo si kubwabo kuko ntawanga kuramuka. Hari abantu benshi batakiri mu mubiri bagiye bapfa umugenda, hari abuzi hari nawe utame, kandi abo bose nabo si kubwabo kuko nta muntu wanga kuramuka. Ariko hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe, iguha kubaho, iguha kuramuka, iguha ibyo kwambara, iguha ibyo kurya, ikubeshejeho, irakwishyurira inzu, irakwigisha. Ibyo byose hari abandi babyifuje ariko ntibabibona, ariko twe nta kintu twatanze kugira ngo Imana ibidukorere. Niyo mpamvu turi kuririmba na gutya, ubyumva uri aho ngaho udufashe. Hayi